Nziza kuri Bishop Gafaranga mwese mwakunze kuri uyu ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025 urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwahanishije Bishop Gafaranga umwaka usubitswe n'izahabu y'amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 150. Kuri ubu ngubu rero Gafarangwa yatashye yarekuwe asanze umuryango we. N'ibintu bishimishije abantu muri rusange, abaturarwanda mwese muri rusange. Kubw'uyu mugabo hari benshi bamukundaga, abantu benshi bamukundaga, twabonaga uburyo abantu bakunda uyu mugabo witwa Bishop Gafaranga. Rero yari yarafunzwe azira ibyaha birimo n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina k'umugore we. Ubundi n'ibyaha yarezwe n'umugore we, umugore we ajya kumurega, ubwo rero ariko yatashye. Abantu benshi rero babonaga se ni gute umugore yamureze none akirirwa ajya ku rukiko, bimeze bita, abantu nyine benshi bikabacanga. Ariko kuri ubu ngubu ukuri ni ukuzi n'umuryango we, twe ntabwo tukuzi. Yenda hari bamwe mu miryango ya hafi babizi neza, ariko uyu Bishop Gafaranga yaramaze igihe kitari gitoya n'ubundi afungiye hara ku rukiko rukuru. Kuri ubu ngubu rero akaba yatashye. Reka mbahe ikiganiro, mbahe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kugira ngo turebere hamwe Bishop Gafaranga ari muntu ki. Abantu benshi bamwitiranya n'umupasiteri, ariko Bishop twavuga yuko ari nka nickname bamuziho yitwa kuri Bishop Gafaranga. Mbaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mwiriwe neza abanyarwanda, abanyarwandakazi hose muri mpande zose z'isi, ndabaramukije. Amahoro y'Imana bane namwe, umugisha w'Imana ubane namwe, mujye muhamura ubwiza bw'Imana bubabeho. Ngiye muba muri kubana, ndi umukobwa wanyu mukunda muri benshi kandi umukobwa w'abanyarwanda. Nubwo ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, kuri asante subscribe kugira ngo tubane umunsi ku munsi mu biganiro byacu byose bitazajya bigusiga, kandi gatanu kuri gatanu nzajya mbibahera ku gihe, kandi amakuru akiri breaking news mita nyabaha ako kanya. Rero kuri itariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 n'ubundi uyu mwaka, mu masaha rwose yo muri iki gitondo, twavuga ko ari nko muri iki gitondo, umugabo muzi mwese, umugabo wambaye ku mbuga nkoranyambaga social media witwa Bishop Gafaranga akaba yarekuwe, akaba yafunguwe. Ariko yafunguwe n'ubundi ni umwaka bari bamufite, ariko ukaba usubitswe usubitswe niyo gukora ibindi byaha. Kuko hari ukuntu nyine abantu bitiranya ibintu, niyo yenda gukora ibindi byaha uwo mwaka n'ubundi azawufungwa. Ariko urasubitswe n'izahabu y'amafaranga ibihumbi 150. Ni byiza, Imana ishimwe rwose yuko uyu mugabo atashye. Uyu mugabo pe yagiraga abantu bamukunda, abakunzi bamukunda, abantu bamukunda benshi cyane. Bari babajwe n'uburyo yafunzwe, abantu bararize, abantu baramusengeye. Ni ukuri komantere nyinshi cyane umuntu agenda abona, abantu bahita babona ati Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane kuba uyu mugabo ufunguwe. Yari yarashakanye n'umuhanzi, nawe n'ubundi n'umuhanzi witwa Annette Murava. Twagendaga tumubona ku rukiko ahari ari kurebera umugabo we, nubwo ari we wamufungishije, ariko n'ubundi bivuga ko ari we wamufungishije. Buriya icyaha cy'ihohoterwa gishingiye ku gitsina hari benshi rero bakitiranyaga, ariko ni icyaha gihanwa n'amategeko. Bishop Gafaranga ukuntu yagiraga se umusatsi mwiza sha, n'ubu ngubu muri kubona ukuntu yananutse, ipingu rimuriho. Gusa Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro kubw'uyu mugabo. Ni ukuri Imana ikoreye mu bantu bayo, kuba afunguwe, kuba ageze hanze agiye gusanga umugore we n'abana n'umwana we. Bari bafitanye umwana umwe. Rwose Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Abantu benshi rero bishimye cyane. Rero ibyaha yaregwaga ntabwo tubizi, twagendaga tubibona ku mbuga nkoranyambaga. Ibyaha yaregwaga n'ubundi n'umugore we wamuregaga icyaha cyo gukubita, icyango cyo niba ari gukomeretsa, niba byari birimo ariko ikintu cya mbere ni icyaha cyo abantu benshi begizistagaho cyane, ni icyaha cyo guhohotera umugore we, gukora imibonano mpuzabitsina ku gahato. Buriya ntabwo biba ari byo mu rugo. Abantu rero mufite ingo, gukoresha umuntu imibonano mpuzabitsina ku gahato atabishaka ni icyaha gihanwa n'amategeko. Mw'abantu mwe mujye rero mujye mwirinda. Atabishaka ntabwo wabimukoresha ku gahato cyangwa mubwire ngo reba hano, umuntu umujyana mu gikorwa yishimye,
mugakora ibyo mukora yishimye nk'abantu, kubaka urugo niko mbyumva, mukabikora mwishimye mwese, ariko ku gahato ntago bivamo, ntago biba ari byiza cyane. Ngahe nguko dushimira Imana Nyagasani ufungu gafaranga akaba arekuwe. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Ndabakunda cyane, amahoro abane namwe.